zifata imyanzuro y'ukubukungu bwagaruka mu isi yose bugiye kuryozwa amahoro isi yabuze ariko mu by'umwete nshuti ni muri byangwe. uyu mugoroba tugiye kwiga insanganyamatsiko ivuga ngo ubupapa, ubuprotestant ndetse n'ab'isi. ariko mbere y'uko dutangira turashaka yuko Imana ibana natwe. ubwo rero ndashaka yuko muca bugufi hamwe nanjye kugira ngo dusenge Imana ibane natwe. Data uri mu ijuru, tuje imbere y'intebe yawe y'ubuntu kuko uri Imana ikomeye cyane kandi Imana idukunda, umenyera iherezo mu itangiriro kugira ngo hatagira ikintu kidutungura. Data turasaba yuko ubwo twiga iby'ibihe biheruka umwuka wawe wera abana n'ibitekerezo byacu kandi agakingura imitima yacu. Umugisha barimo bareba ibi babirebera kuri televiziyo n'abazabirebera kuri DVD. Data ndasaba yuko uduha imitima ikingutse kugira ngo twumve ijwi ryawe kandi tugushimiye yuko wumvise isengesho ryacu ko turisenze mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka ko dutangirira icyigisho cyacu muri volume ya 9 ya Testimonies, ibihamya by'itorero, page ya 11. Iki ni igice gitangaje cyanditswe na Ellen White mu mwaka w'1909. Testimonies kandi ifite volume 9. rero ahangaha yasobanuye muri iki gice iby'inzozi yagize igihe yari ari muri New York. ni inzozi zamenyekanye cyane z'inyubako zo muri New York zagombaga gushya, aho zitabonye umuntu ushobora gucubya umuriro wazo. rero yasobanuye muri chapitre aravuga ngo abahagarariye ikibi barimo barahuza imbaraga zabo kandi bagafatanya. ubwo gufatanya bivuze iki? bivuze ko barimo bihuriza hamwe mu bumwe. nanone abahagarariye ikibi barimo barahuza imbaraga zabo kandi bagafatanya, barimo baritegura ikigeragezo giheruka. noneho arahanura ngo impinduka zikomeye zigiye kuba mu isi yacu bidatinze. yabyandikaga mu 1909 kandi ibikorwa biheruka bizihuta cyane. aya ni amagambo azwi cyane. nanone abahagarariye ikibi barimo barahuza imbaraga zabo kandi bagafatanya, barimo baritegura ikigeragezo giheruka. impinduka zikomeye zigiye kuba mu isi yacu bidatinze kandi ibikorwa biheruka bizihuta cyane. Bibiliya itubwira ko mu gihe giheruka hazabaho ubumwe ku isi yose kandi ubumwe bwo gusubira inyuma. imbaraga zose za Satani mu isi yose zizihuza kugira ngo zirwanye guverinoma y'Imana. kandi ndashaka gutangira nsoma mu byanditswe byera mu byahishuwe 16 umurongo wa 13 n'uwa 14, aho tubona ubusobanuro buvuga iby'ubumwe bwo mu gihe giheruka buzabaho kandi mu by'ukuri ubu ngubu uyu munsi buriho. aho rero mu byahishuwe 16 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, none havamo imyuka itatu n'ibisa n'ibikeri. ubwo rero bifitanye isano no gusenga abapfuye. ngo nuko rero mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, ya nyamaswa rimwe, umuhanuzi w'ibinyoma kabiri, ndetse no mu kanwa ka cya kiyoka gatatu. izo rero ni imbaraga eshatu zizihuza mu minsi iheruka: ikiyoka n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. noneho bizihuriza gukora iki? umurongo wa 14 utubwira icyo izo mbaraga zizihuriza, ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni. mu yandi magambo, iyo myuka isa n'ibikeri ni imyuka y'abadayimoni yiyunze y'uburyo butatu. ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. ubwo rero umugambi wo kwihuza kw'izi mbaraga eshatu ni ukugira ngo bategure urugamba ruheruka rwo kurwanya Imana, kuko ngo ni intambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose.
Ellen White yavuze ku by'iyi myuka itatu yihuje mu Byahishuwe 16:13 nk'uko ihavugwa, maze abivuga muri volume ya mbere page 297 muri Manuscript Releases. Yavuze ku by'abami bo mu isi ngo bahuje inama, hazabaho ubumwe rusange, niko yabihanuye. Agiye gukoresha ubusobanuro butatu: hazabaho ubumwe rusange, guhuza gukomeye, ishyirahamwe ry'imbaraga za Satani. Ubwo murabona uburyo butatu bwo gusobanura ikintu kimwe: ubumwe rusange, guhuza gukomeye, ishyirahamwe ry'imbaraga za Satani. None hakomeza yandika agira ati, kandi bazaha imbaraga zabo ya nyamaswa. Mu yandi magambo, abami bazaha imbaraga zabo inyamaswa. None harasobanura ngo bityo hazagaragara ububasha ndakumirwa burenganya kandi bukarwanya umudendezo w'idini, uburenganzira bwo gusenga Imana nk'uko umutimanama ubisaba, nk'uko byagaragariye ku bupapa ubwo mu gihe cyashize bwarenganyaga abatinyukaga kwanga kugendana n'imigenzo ndetse n'imihango y'Uburoma. Ubwo rero icyo Bibiliya ndetse na Ellen White hano bavuga ni uko ku iherezo ry'ibihe hazabaho ubumwe rusange, aho imbaraga zose zo mu isi zizumva ibintu kimwe, kandi hakaba hari imbaraga eshatu zivuzwe hano mu Byahishuwe, mu Byanditswe Byera: ikiyoka n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ubwo rero tugomba kwibaza ikibazo: mbese n'iki ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma basobanuye? Abagomba kuzihuza bagakora ubumwe bwo kurwanya guverinoma y'ijuru. Niki ikiyoka n'inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bisobanuye? Nta kwibwira kugomba kuhaba, kuko Ibyahishuwe 16 sibwo bwa mbere izi mbaraga zigaragara mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kuko zigaragara bwa mbere mu Byahishuwe 12 ndetse n'Ibyahishuwe 13. Mu Byahishuwe 12 dufite ikiyoka kigerageza gutsotoba umwana wari ugiye kuvuka. Tuzi ko umwana wari ugiye kuvuka ari Yesu Kristo, kandi ikiyoka gishushanya bwa mbere Satani, ariko bivuga Satani akorera muri guverinoma itishingikirije ku Mana, ariyo ya Roma. Maze mu Byahishuwe 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10 tukagira inyamaswa yavuye mu nyanja, ivuga ibyo gutuka Imana. Daniyeli yavuze yuko ari ubutware buhindura amategeko y'Imana bukayobora mu myaka 1260. Ubwo rero iyo nyamaswa mu buryo bugaragara ivuga Kiliziya Gatolika y'i Roma n'ubupapa. Noneho hakaba umuhanuzi w'ibinyoma, ariyo nyamaswa ituruka mu gitaka, ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Bishushanya ubuprotestani bwaguye buhagarariwe mbere n'abaprotestani bo muri Amerika. Ubwo rero izo mbaraga uko ari eshatu, arizo ubupapa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'ikiyoka, byose bikifatanya. Dukeneye rero no kumenya icyo ikiyoka kivuga. Tuzi ko inyamaswa yo mu nyanja ari ubupapa, iyo mu gitaka ikavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubuprotestani buzafasha ubupapa kwererezwa, ariko dukeneye kwiga icyo ikiyoka ubwacyo kivuga. None ikiyoka kivuga iki? Ndabizi ko twamaze kumva ko ikiyoka kivuga Satani, kandi ni iby'ukuri, kuko mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7 ugakomeza havuga ko Satani niwe yanzoka ya kera kandi wirukanywe mu ijuru. Ubwo rero mu buryo bwa mbere ikiyoka gishushanya Satani, ariko mu buryo bwa kabiri Satani abakorera muri leta zitishingikiriza ku Mana cyangwa se mu bayobozi bo mu isi bafite guverinoma zidashingiye ku madini. Ndashaka kubasomera imirongo 3 ivuga ibyo bintu ko ari iby'ukuri. Nk'uko nabivuze mu Byahishuwe 12, ikiyoka gihagarara imbere
y'umwana kugira ngo kimutsotsobe. Uwo mwana ninde? Ni Yesu Kristo igihe yari agiye kuvuka. None ninde wari ugiye kwica Yesu Kristo igihe yari agiye kuvuka? Yego, mu buryo bigaragara yari inde? Yari Satani. Ariko se ninde muntu ugaragara Satani yakoreyemo kugira ngo yice Kristo, ashake kumwica? Yego, ni Herode. Kandi Herode yari umwami utishingikirije ku Mana, wayoboraga Empire Rome cyangwa se ubwami bwayoboraga hamwe bw'Abaromani. Ubwo rero ni Satani ukorera mu bayobozi ba za leta. Maze mu Byahishuwe 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10, Bibiliya ikatubwira yuko ikiyoka giha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi inyamaswa. Ubwo rero inyamaswa ikayobora mu izina ry'ikiyoka. Bivuze ngo mu Byahishuwe 12 umugore yahungiye mu butayu yahunze ikiyoka. Hari amakuru akomeye aho ngaho. None ninde warenganije abera bisumba byose muri Daniyeli 7? Ni ihembe rito rishushanya ubupapa. Ariko mu Byahishuwe 13 nako mu Byahishuwe 12 ni ikiyoka kirenganya abera bisumba byose. None ubwo ni iheshusho dufite muri Daniyeli, ni ihembe rito rirenganya abera. Noneho mu Byahishuwe 12 ni ikiyoka kirenganya abera. Reka mbabaze, none ni gute Kiliziya Gatolika y'i Roma yarenganije abera bisumba byose mu myaka 1260? Bakoreraga mu bayobozi ba politike bo mu Burayi, maze abayobozi ba politike bo mu Burayi bakarenganya ubwoko bw'Imana. Ubwo rero nanone mu Byahishuwe 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10 ni ubupapa bukorera mu bayobozi bo mu bya politike bo mu Burayi. Noneho guhera ku murongo wa 11 hakaba inyamaswa yavuye mu gitaka, ariko ikavuga nk'ikiyoka. None ubwo bivuze iki? Bigomba kuba bivuze ko Satani agiye kuvugira mu bayobozi ba politike bo mu kihe gihugu? Bo muri Leta Zunze Ubumwe. Ubwo rero ikiyoka gisobanura abayobozi mu bya politike bo mu isi, abo Satani akoreramo kugira ngo imigambi yigerweho. Murankurikiye cyangwa ntimunkurikiye? Reka mbasomere ibi bintu, uko dukomeza kwiga turaza kubibona. Ndashaka kubabwira ko ubumwe bw'uburyo butatu ni ubupapa, ubuprotestani bwaguye, ndetse n'abami bo mu isi. Ndashaka gusoma mu Byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ahangaha havuga ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi hari amakuru atangaje cyane, kuko mu Byahishuwe 12 na 13 hari ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko mu Byahishuwe 19 hari ayandi makuru atangaje. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 19 n'uwa 20. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi. None ubwo hari ya nyamaswa ni iki? N'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Noneho mwite ku murongo wa 20. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri. Iyo ni ya nyamaswa yo mu Byahishuwe 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10, na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ubwo ni izihe mbaraga bavuze zigomba guhagarara imbere ya Yesu Kristo igihe agiye kuza? Bwa mbere hari ya nyamaswa, hakaba umuhanuzi w'ibinyoma, noneho hakaza iki? Abami bo mu isi. Mbese mwabumvise abo bavuga? None ubwo ninde ushushanywa n'ikiyoka mu Byahishuwe 19? Ikiyoka cyo mu Byahishuwe 19 ni abami. Noneho 20 hakaba ikiyoka kiri inyuma y'ikiyoka, kuko havuga ko marayika yaje agafata umunyururu akabuha cya kiyoka kivuga Satani ubwe nyirizina. Noneho ubwo rero hano bivuze ko ubuprotestani bwaguye n'ububasha bw'ubupapa, ndetse n'abayobozi abami mu bya politike bo mu isi bafite ibitekerezo byo kutishingikiriza ku Mana, bose bagomba kwifatanyiriza hamwe bakarwanya guverinoma y'ijuru. Rero White yari azi neza ko ikiyoka gishushanya abami.
Testimonies to Ministers page 38 yaravuze ngo abami, abayobozi n'abaguverineri, ubwo ni bantu ki? Bitwa ubutware budashingiye ku idini cyangwa se butishingikiriza ku Mana, bishyizeho ikirango cya Antikristo kandi bashushanywa n'ikiyoka kirwanya abera, abitondera amategeko y'Imana kandi bafite kwizera nk'ukwa Yesu. Mu rwango bagirira abantu b'Imana biyerekana ko bahamwa n'icyaha cyo guhitamo baraba mu cyimbo cya Kristo. None ubwo ni ikiyoka gishushanya hano? Ni abami, abayobozi n'abaguverineri. Mu yandi magambo ni imbaraga za politike. Ubwo urabona ubugaturika nk'imbaraga mu by'idini ndetse n'ubuprotestani bwaguye hamwe n'ubuyobozi mu bya politike butishingikiriza ku Mana. None turibaza ngo bishoboka gute uburyo ubuprotestani n'ubugaturika bashobora kwihuza n'isi itishingikiriza ku Mana? Ni gute izo sisiteme z'iyobokamana zakomezanya n'isi? Bishoboka bite? Igisubizo ni uko abo kugira ngo bakomezanye n'isi bagomba kubanza guhinduka nk'ab'isi. Ubwo intambwe ya mbere ni uko ubupapa n'ubuprotestani bahinduka nk'ab'isi kugira ngo bihuze n'isi itishingikiriza ku Mana. Bamaze kwihuza nta tandukaniro, ubwo bose basigara biyumvanamo. Ndashaka kubasomera amagambo ari mu Ntambara Ikomeye page 414 aho Ellen White yasobanuye uko ibingibi bigomba kuzakorwa, uko abo mwiyobokamana bagomba kuzivanga n'abafite imyumvire yo kutishingikiriza ku Mana nabo mu isi kandi bagakomezanya. Muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanya abiyita abakristo n'abatubaha Imana. Ubwo abo ni bamwe batishingikiriza ku Mana, barimo n'abami bo mu isi, abantu bose batishingikiriza ku Mana cyangwa se batita ku by'iyobokamana badashingiye ku idini. Noneho rero ngo muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanya abiyita abakristo n'abatubaha Imana. Ibi ngibi yabyanditse mu cya 888. Ndatekereza cyane icyo yavuga ubu ngubu noneho. Ubwo rero umurongo utandukanya abiyita abakristo n'abatubaha Imana biraruhije cyane kuwubona. None haravuga ngo abizera b'itorero bakunze iby'ab'isi bakunda. None reka mbabaze, ubwo isi yabakunda bimeze gutyo? Ubwo byaba byoroshye kwihuza? Yego rwose. Ubwo intambwe ya mbere ni uko itorero rihinduka nk'isi maze iyobokamana rikihuza n'isi. Rero abizera b'itorero bakunze iby'ab'isi bakunda kandi biteguye gufatanya nabo. Satani nawe yiyemeje kubateranyiriza hamwe nk'umubiri umwe, noneho agakaza umugambi wo kubarundurira mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Mu yandi magambo, ikigenderewe ni uko ubupapa n'ubuprotestani n'ab'isi bose bahuza imbaraga zabo maze bakajya mu gusenga imyuka y'abadayimoni. Noneho akomeza avuga ngo abizera inyigisho z'ubupapa bizera ko ibitangaza ari ikimenyetso cy'itorero ry'ukuri, biteguye kuyobywa n'izo mbaraga zikora ibitangaza, kandi abaprotestani bamaze gushyira ku ruhande ingabo y'ukuri nabo bazarindagira. None haravuga ngo abizera inyigisho z'ubupapa, abaprotestani n'ab'isi. Mbese ubwo murumva ubwiyunge bw'abantu batatu: ubupapa, ubuprotestani ndetse n'abatemera Imana batishingikiriza kuri iyo ngabo. Rero bose bazemerera hamwe ishusho ngo Satani nawe yiyemeje kubatoranyiriza hamwe nk'umubiri umwe, noneho agakaza umugambi wo kubarundurira mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Abizera inyigisho z'ubupapa bizera ko ibitangaza ari ikimenyetso cy'itorero ry'ukuri, biteguye kuyobywa n'izo mbaraga zikora ibitangaza, kandi abaprotestani bamaze gushyira ku ruhande ingabo y'ukuri nabo bazarindagira. None ingabo y'ukuri ni iki? Ni Bibiliya.
niyo ngabo y'ukuri. None haravuga ngo abizana inyigisho z'ubupapa, ubwo ni inyamaswa yo mu nyanja, Ibyahishuwe 13:1 kugeza ku wa 10. Abaprotestanti ubwo ni Ibyahishuwe 13:11 gukomeza, n'ab'isi ubwo ni mu Byahishuwe 12 bazemerera hamwe ishusho y'ubutungane idafite ububasha. Kandi muri ubwo bumwe bw'izo mbaraga eshatu hazabonekamo itsinda rinini rifashe icyemezo cyo kwemera guhindurwa n'isi, kandi babona igitondo cy'inyagihumbi bategereje igihe kirekire gitangaje. None ubwo murabona umugambi uwo ari wo, ni ugushyiraho paradizo ku isi, aho bose bagomba kuba biyungiye hamwe. None n'icyo Bibiliya ivuga ku bisi, hanyuma tukareba n'icyo umwuka w'ubuhanuzi uvuga ku bisi. Kuko bavandimwe, umugambi wa Satani ni ugutuma abantu bo mu iyobokamana bahinduka nk'isi maze bakiyunga, kuko baramutse batandukanye n'isi, isi ntabwo yagira ikintu ihuriraho nabo. Noneho mwite ku kintu kiri mu Rwambere rwa Yohana 2:15 na 16. Turasoma n'uwa 17 wenda. Rwambere rwa Yohana 2:15 na 16. Hangaha intumwa ikundwa yaravuze ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, hano haje ubusobanuro, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, ibintu bishobora kureshya amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, kwikubira ndetse no kwiyemera, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka ku isi. Kandi isi irashobora no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ubwo rero nanone icyo hano havuga nuko isi ndetse n'abakunda Imana batashobora kubana, ntibashobora gukomezanya, ntibashobora guhuza, kuko Imana nk'uko ishaka itorero ryayo ntago ryahuza n'ab'isi badasenga cyangwa se bafite imyumvire ya secularism cyangwa se yo kutishingikiriza ku Mana. Undi murongo uri muri Yakobo 4:4. Yakobo umuvandimwe wa Yesu Kristo yaravuze ngo, yemwe basambanye namwe basambanyekazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese, niko yakomeje avuga, nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Kandi uyu wundi murongo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:14, Yesu igihe yari arimo asenga se, arimo avuga ku by'abigishwa be, yaravuze ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Iyo itorero riza kuba nk'uko Imana ishaka ko riba, isi yakaba yanga itorero. Ariko ishusho ubuhanuzi buduha nuko itorero rigiye kumera nk'isi, maze isi ikumva yisanzuye ku itorero, maze itorero naryo rikisanzura ku isi, maze abayobozi mu bya politike batishingikiriza ku Mana n'itorero bose bagakomezanya, kandi abayobozi bakaba mu itorero rwose nta kibazo bafite, hakabaho ubumwe ku isi yose burwanya guverinoma y'ijuru. None kuba uw'isi ni iki? Kuko Ellen White asobanura ubu bumwe nk'ubupapa n'ubuprotestanti ndetse n'ab'isi. None uw'isi ni iki? Uw'isi ni umuntu ureba ku byahano kandi ubu ngubu nonaha. Mu yandi magambo, umuntu w'isi ubuzima bwe buba bushingiye cyane kuri iyi si gusa, kwambara kwayo, imyidagaduro, inyubako, amafaranga, uburezi cyangwa se amashuri, ibinezeza ndetse n'umuco by'isi. Mu yandi magambo, ubuzima bw'ab'isi bushingiye ku by'isi ndetse no ku bintu by'aka kanya kuruta uko yareba ku by'ijuru. Ndashaka gusoma amagambo ari muri Testimonies volume ya 2 page 194-195. Hari ubusobanuro bukomeye bw'uw'isi.
haravuga ngo Imana ishaka ko abantu bayo bahanga amaso yabo mu ijuru, kuko ubwenegihugu bwacu ntabwo buri hano, ntabwo dufite hano, twabuze gakondo muri iyi si, tuhanyura nk'abagenzi. Mu Baheburayo haravuga ngo turi abagenzi n'abimukira, ariko mu buryo bubabaje abantu benshi baba barimo bubaka ibitabashwa hano mu isi kandi atari iwacu. Rero Imana ishaka ko abantu bayo bahanga amaso yabo mu ijuru, tugatumbira ubwiza bwo kuboneka k'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. None hagiye kuvuga ku bisi. Mu gihe abisi bitaye cyane ku mishinga, twebwe tugomba gutumbira mu ijuru. Kwizera kwacu kugomba kugera kure cyane mu bwiza bukomeye bwo mu butunzi bwo mu ijuru, maze imirasire y'agaciro kenshi y'umucyo wo mu ijuru ituruka mu buturo bwera bwaho ikarasira mu mitima yacu nk'uko irabagiranira mu maso ha Yesu. Ubwo rero umuntu wiyeguriye Yesu Kristo by'ukuri atumbira ku bwami buzaza, atumbira ijuru, mu gihe ab'isi batumbira iyi si kandi bagakora igishoboka cyose kugira ngo bajyane nayo, kuko baba bizera yuko hano ari iwabo. Mu yandi magambo, w'isi ni umuntu utishingikiriza ku Mana, ni abantu badasenga Imana, ni abantu batita ku by'idini, ni abantu batajya bita ku byo kuramya. Ariko hari abakristo batishingikiriza ku Mana nabo bafite ubukristo nk'izina gusa. Mu gitabo Great Controversy page 86 yavuze ko hari abantu baza mu itorero kugira ngo bibonere icyubahiro. Abiyitirira iyobokamana baramenyekanye kandi baba bamwe n'isi. Ubwo ngubwo ikibitera ni iki? Ni uko iyobokamana riba ritagitandukanye n'isi. Yakomeje avuga ngo abayobozi, abanyapolitike, abadogiteri, abacuruzi n'abanyamategeko bose baza mu itorero kugira ngo nanone abayobozi, abanyapolitike, abacamanza, abadogiteri, abacuruzi bose baza mu itorero kugira ngo bibonere icyubahiro no kwemerwa na sosiyete, kandi ngo bashobore kugera ku nyungu zabo zo mu isi. Bityo rero bashaka gutwikiriza gukiranirwa kwabo igisa n'ubukristo, maze abanyamadini benshi kubwo ababatijwe bakire kandi ari ab'isi bahatirwa gushyira imbere kumenyekana ndetse no gushaka icyubahiro. Ndashaka kubasomera ikintu gikomeye cyane Ellen White yavuze ku b'isi, kuko yakoresheje iyo mvugo inshuro 564. Narebye aho yabivuze muri izo nshuro zose, maze mbona ko nubwo byagarutse no muri Bibiliya bivuga yuko ibiri mu isi byose ari kwibona ku by'ubugingo n'irari ry'amaso, akaba ari na by'isi ihanzeho amaso. Ariko Ellen White yakomeje kubivugaho cyane, kandi ndashaka kubasomera amagambo Ellen White yagiye akomeza kugarukaho, arimo avuga uw'isi icyo ari cyo, kugira ngo mwumve icyo kuba uw'isi bisobanuye. Kuko nanone umugambi wa Satani ni uko ashaka kunga iyobokamana n'isi, kandi uburyo bumwe yabikora ni ugutuma ubukristo butishingikiriza ku Mana, abantu bakaba abakristo ku izina ariko batemera Imana, cyangwa se bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ubwo rero ihame rigaragara mu mibereho y'ab'isi ni ukugira ibyo bageraho, bakagera no ku bindi bityo. Nicyo rero yavuze hano yuko mu gitabo Acts of Apostles page 339, ni uko ihame rigaragara mu mibereho y'ab'isi ari ukugira ibyo bageraho n'ibyo bageraho. Avirasi ho mu page 522 yaranditse ngo gushaka kwinezeza ndetse n'imyidagaduro ishimisha ni igishuko ndetse n'umutego ku bantu b'Imana, cyane cyane abakiri bato.
satani irategura ubutaruhuka ibyakurura intekerezo zigateshwa ku murimo wo kwitegura ibigiye kubaho. ubwo rero umugambi wa satani ni ugutuma abantu bakura ibitekerezo byabo ku mwiteguro. yakomeje avuga ngo akoresheje iby'isi ashyiraho, ubwo ni satani, ashyiraho ibinezeza byo gutera abadakenga kwijyana mu binezeza byo mu isi. hari ibirebwa, ibyigishwa ndetse n'imyidagaduro y'urudaca, byose bigendereye gukunda isi, kandi muri uku kugirana ubumwe n'isi kwizera kuracogora. mbega amagambo akomeye asobanuye icyo kuba uw'isi bisobanuye, cyangwa se kugira imitekerereze ya sekularisme. abantu bafite iyobokamana ku izina, ariko ibitekerezo byabo ari ab'isi kuko bita ku by'isi gusa. yavuze no ku myambaro. mbese reka mbabaze, isi yaba yita ku byo kwambara neza? niko bimeze, kandi muzi ko ari iby'ukuri. yaravuze mu gitabo Child Guidance page 420 ngo ab'isi batanga amafaranga menshi ku myambaro, ariko Imana yasabye abantu bayo kuva mu isi bakitandukanya n'isi. kwirimbisha cyane ndetse no kwambara imyambaro ihenze ntibikwiriye abavuga ko bizera yuko turiho mu minsi ya nyuma. ubwo rero ibi bifitanye isano n'uko wambara. niba uri uw'isi cyangwa uw'ijuru, ubwo imyambarire nayo igomba kubigaragaza. ikindi ni uko ab'isi barangwa no kwishyira hejuru no kwiyemera, kumenyekana, kubonwa. mu gitabo Counsels on Education page 79-180 Ellen White yasobanuye yuko ab'isi buri gihe baharanira kwishyira hejuru, buri wese agashaka kuruta undi. ubwo baba bameze nk'abari mu marushanwa buri gihe, buri muntu ashaka kujya hejuru y'abandi. ariko Yesu umwana w'Imana yicishije bugufi kugira ngo umuntu ashyirwe hejuru. umwigishwa nyakuri wa Kristo azakurikiza urugero rwe. ubwo ntabwo azashaka kwishyira hejuru, ahubwo azicisha bugufi kandi azigira umugaragu. ariko ntabwo uko nguko ariko ab'isi batekereza. yaravuze nanone yuko uw'isi atarangwa gusa no kwambara, ahubwo ko n'imyubakire ye n'ibyo akora byose nabyo bimuranga. Conflict and Courage page 47 yaranditse ngo abakristo bashaka kubaka nk'uko ab'isi bubaka, bakambara nk'uko ab'isi bambara, bigana imigenzo n'imikorere by'abaramya Imana y'isi. yakomeje avuga muri pamphlet Peter's Counsel to Parents page 24 ngo Imana iduhamagarira ikuzo no gutungana. nta burenganzira dufite bwo kwishushanya n'isi, imyambarire, imvugo ndetse no kubaho nk'uko ab'isi babaho. mbese murumva icyo uw'isi ari cyo? baba bitaye cyane ku by'isi hano kuko baba bashaka kugira ibyo bageraho byinshi cyane, kwambara, imyidagaduro, ibintu byose biranga isi. yakomeje asobanura ngo ab'isi baba bashaka kwiga cyane amashuri menshi, ariko agendereye gutuma bubahwa cyangwa se babonwa nk'ibikomerezwa. mu gitabo Counsels on Teachers page 15-16 abashaka kwiga amashuri menshi isi yemera cyane bajyanwa gahoro gahoro kure cyane y'amahame y'ukuri, kugeza ubwo bahinduka ab'isi baminuje. ibi biratangaje cyane. ab'isi baminuje bigezweho cyane muri iyi minsi. mbese n'iki byabasabye kugira ngo baminuze? batandukanye na Mwuka Wera w'Imana, bahisemo kwemera icy'isi yita ubwenge mu cyimbo cy'ukuri Imana yahaye abantu ibinyujije mu batwaye ubutumwa n'intumwa zayo ndetse n'abahanuzi, ibyanditswe byera cyangwa se Bibiliya. ubwo nanone kubona abantu bajya kwiga amashuri menshi bagambiriye kwibonekeza ndetse no kubahwa ni kimwe mu biranga ab'isi. yakomeje avuga mu gitabo Evangelism page 19 aravuga ngo kwakira abizera batahindutse mu mutima kandi batemeye ubugorozi mu mico yabo ni isoko yo gucika intege ku itorero.
ibi kenshi ntibyitabwaho. Reka twite kuri ibi bintu cyane bikurikiyeho. Abatwaye ubutumwa ndetse namwe mu matorero bashaka cyane guhora bafite umubare munini w'abantu batajya bahamiriza imyitwarire n'ibikorwa byabo byononekaye bitari ibya Gikristo, kuko baravuga bati turamutse tubicyashye abantu ntago bagaruka, ntago baza mu itorero, niko bavuga. Ubwo rero ngo kugira ngo itorero ryihuze n'isi, itorero rigomba gusa n'isi neza neza. Yakomeje avuga ngo abemera ukuri ntibigishwa ko batazagira amahoro mu kuba b'isi, mu myitwarire, kandi ari abakristo ku izina. Mbere hari ibikoresho bya Satani, bityo guhera ubu bakabaye ibikoresho bya Kristo. Ubuzima bugahamya ko habayeho guhinduka. Ubwo rero ab'isi baba bashakisha amafaranga cyane. Uyu munsi abantu batekereza yuko amafaranga ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi mu isi uyu munsi, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe twajyana tugiye gupfa. Mbese ubwo dupfuye ntibiba birangiye, nta bindi byiringiro. Iyo turamutse twarabayeho ubuzima bwo kubika ubutunzi bwacu mu isi gusa, ubwo twaguma hano kandi tukazahagwa. Ariko niba ubutunzi bwacu twarabubitse mu ijuru, ubwo ubutunzi bwacu twazabuhorana iteka ryose. Nanone mu gitabo Heavenly Places page 300 haravanga ingengamikorere z'isi ni ukubona amafaranga n'isumbwe mu buryo bwose babibonamo. Kwigwizaho ubutunzi bw'isi ni umugambi w'ab'isi. Yaranasobanuye mu gitabo Maranatha page 163, umushukanyi ruharwa aravuga ati isabato izaba ikintu gikomeye kizagaragaza amaherezo y'abantu. Noneho Satani akabwira abadayimoni be ngo tugomba gushyira hejuru isabato twiremeye, dore twashoboye gutuma yemerwa n'ab'isi ndetse n'abizera bo mu matorero. Mbese reka mbabaze, ab'isi ndetse n'itorero bemeye icyumweru? Itorero ubwo mba ndimo mvuga muri rusange, mbese baba baremeye icyumweru? Niko bimeze. Rero Satani yakomeje abwira abadayimoni be ngo twashoboye gutuma ab'isi ndetse n'abizera bemera icyumweru, ngo ubu rero itorero rigomba kuyoborwa ku kwihuza n'isi kugira ngo irishyigikire. Tugomba gukoresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo tubahuma amaso batabona ukuri, batakaze gushyira mu gaciro kandi bareke kubaha Imana, ahubwo bakurikira imihango n'imigenzo. Hari ibintu byinshi nakabaye mbasomera, ariko reka mbasomera ikindi kiri muri Maranatha page 188. Haravuga ngo mu ntambara iheruka isabato izaba insiriri y'intambara mu bukristo bwose. Abayobozi ba za leta n'abo mu by'idini, mbese ubwo murabona ubwiyunge hano, abayobozi ba za leta n'abo mu by'idini baziyungira guhatira abantu kuruhuka umunsi w'icyumweru. Igihe ingamba zoroheje zizananirwa kugera ku ntego, hazashyirwaho amategeko akomeye y'agahato. Bizategekwa ko abantu bake barwanya ubuyobozi bw'itorero ndetse n'amategeko y'igihugu. Ubwo murabona ubwiyunge bw'itorero na leta badakwiriye kwihanganirwa. Uburoma bwa kera ndetse n'ubuprotestani bwo muri iki gihe bwasubiye inyuma, bazafatanya kurwanya bubahiriza amahame yera. Ellen White yabonye akaga kazagera ku badivantiste munsi wa karindwi muri iki gihe. Testimonies volume 5 page 138 haranditse ngo nk'abantu tubonwa nk'abantu b'umwihariko. Abantu b'umwihariko, abantu baravuga bati twebwe turi abantu b'umwihariko kuko tweze isabato n'ibindi byinshi. Ariko hano Ellen White yaravuze ngo uruhande turimo no kwizera dufite bidutandukanya n'andi madini. Niba turi mu buzima tutagaragaza imico myiza iruta y'ab'isi, bazadutunga urutoki badukwena, maze bavuga bati aba ni abadiventiste munsi wa karindwi. Yakomeje avuga muri Review and Herald yo kuwa 25 Ukwakira 1881, aravuga ngo umuyoboke w'ukuri wa Kristo ntazakora nk'uko ab'isi b'abagome bakora, kuko byaba ari ugukora icyaha. Nabonye bino bintu bitangaje cyane ko
ko iyo urukiko rukuru rwemeje yuko abaryamana bahuje ibitsina bakwiye kubyemererwa, mbese abakristo bavuga iki kuri ibyo? Tuba tumaze igihe natwe ubwacu twaramenyereye kuvuga ngo ubwo nuko nta kundi, maze itorero naryo rikagira ubwo ryihuza n'isi, yemwe no ku by'umunsi w'icyumweru bikazashobora kuza itorero riri muri urwo ruhande rwo kwemera iby'isi yemera. Mu by'ukuri papa uriho, Papa Francis wa mbere, yakomeje kuvuga cyane kuri climate change cyangwa se ku by'ihindagurika ry'ibihe cyangwa ihindagurika ry'ikirere. Yagiye akomeza kuvuga ko abayobozi mu bya politike batishingikiriza ku Mana bagomba kuza bagafatanya n'itorero. Abo bayobozi bakaza bagafatanya n'itorero. Ndashaka kugira amakuru mbasangiza kuri ibyo bintu birimo bibaho. Bwa mbere mu kwezi kwa kane cyangwa se muri Mata 2015, Akademi y'Ubupapa ya Siyansi ifatanyije na Akademi y'Ubupapa ya Siyansi Sociale, siyansi yiga ku mibanire y'abantu, iyo yombi ni imiryango ya Kiliziya Gatolika y'i Roma, bateguye inyandiko ku ihindagurika ry'ikirere. Muri iyo nyandiko bakomeje gutera ubwoba isi, bababwira ko hari ikintu gikeneye gukorwa, kuko bavuze ko niba nta kintu kigiye gukorwa, ubuzima buzaba butagishoboka ku isi mu mpera z'iki kinyejana. Ubwo rero bakoze na za statisitike mu by'ukuri ziteye ubwoba, kuko zigaragaza ko tugomba kugira icyo dukora twese ku by'ihindagurika ry'ikirere. Rero mu by'ukuri Papa Francis wa mbere yanditse encyclique yitwa Laudato Si. Ni urwandiko rutangaje, nshaka mwese mwareba online maze mukarusoma, rufitwe amapaje nka 270. Harimo ibintu bikomeye cyane yagiye avugamo, nshaka ko muzasoma. Yavuze ko hatagize igikorwa ku by'ihindagurika ry'ikirere, ubuzima buzaba butagishoboka mu mpera z'iki kinyejana. Obama nawe yavuzemo byinshi cyane kuri urwo rwandiko. Yanditse avuga ati iki ni ikintu dukeneye cyane kandi dukeneye gushyira imbere. Ban Ki-moon wari sekretari generale wa ONU yakoresheje amagambo amwe n'aya Papa n'aya Obama, aravuga ati iki ni ikintu dukeneye gushyiramo imbaraga muri iyi minsi, ihindagurika ry'ibihe cyangwa se ihindagurika ry'ikirere. Kandi muzi ko Papa yagiye kuvugana na Kongere yo muri Amerika, kandi icyo bavugaga ni ukuvuga ko hagomba kugira igikorwa ku by'ihindagurika ry'ibihe. Papa rero yahise ajya no guhura n'abantu bo muri ONU, kandi icyo gihe habayeho kuronshinga cyangwa se gutangiza ku mugaragaro icyiswe 2030 agenda cyangwa se imigambi yo kugeza mu mwaka w'2030 hagomba kuvaho ubukene ndetse n'iby'ihindagurika ry'ikirere kugeza mu 2030. Hakajyaho amategeko mpuzamahanga ndetse n'ingamba mpuzamahanga. Muzabisome muzabona biteye ubwoba. Papa rero yagiye gusura abo mu muryango w'abibumbye, maze ahamagara ibihugu byose byari 193 kugira ngo bisinye kuri iyo nyandiko ya 2030 agenda cyangwa se imigambi yo kugeza mu 2030. Muzayisome ndabashishikarije, kandi yasinywe n'ibihugu 193. Ibihugu byose byasinye ayo masezerano ko bagiye kugira icyo bakora kuri icyo kibazo gihindagurika ry'ibihe. Kandi mu by'ukuri namwe murabizi ko icyumweru ari rwo rufatiro ruri muri iki kintu cya climate change cyangwa se ihindagurika ry'ibihe. Icyo bavuga ni uko umugabane wose, umubumbe wose ukeneye umunsi umwe wo kuruhuka. Mbese ubwo ni uwuhe munsi? Ni ku cyumweru. None reka mbabaze, ibyo bihuye n'ibyo Kiliziya Gatolika yizera? Yego niko bimeze. Mbese bihuye n'ibyo ubu Protestant bwizera? Yego. Ubwo rero bari kuri paje imwe bose. Iyo migambi rero ya ONU, ubu Protestant n'Ubugatolika byose bigaragaza ko isi yose imaze kwiyongera hamwe ngo kurokora uyu mubumbe, aho ubu politike butishingikirize ku Mana ndetse n'abo mwiyobokamana bose bari muri ubwo bumwe. Ndabizi ko twahumwa mwaso tukaba tukivuga yuko uyu munsi nta kintu kirimo kibaho, ariko ibi bintu biteye ubwoba. Harimo imiyaga myinshi izaho,
ndetse no mu gihe cyo mu kwezi kwa 12 igihe habaga hariho ubundi gihe cy'izuba, nta wabyizera. Za tsunami, ibiza, hose biruzuye kandi birimo birabaho. Kandi ubupapa n'ubuprotestani ndetse n'ab'isi bose baravuga bati ikibazo ni ihindagurika ry'ibihe. None ubu ibi bintu byose ni ihindagurika ry'ibihe ribitera. Ariko bavandimwe, ndashaka kubasomera ikintu Ellen White yavuze gikomeye ku by'ibi biza birimo bibaho muri iki gihe. Yabivuze mu gitabo cyitwa Testimonies volume ya 6 page 408. Umwuka wihangana cyane w'Imana urimo uragenda ukurwa ku isi. Umuyaga urimbura, imiraba, umuriro, umwuzure, ibiza byo mu nyanja no ku butaka, byose bigenda bikurikirana kimwe gisimbura ikindi. Mbese turimo turabibona? Yego rwose. Noneho mwite ku kivugwa. Siyanse ishaka gusobanura impamvu z'ibyo. Mbese siyanse igerageza gusobanura ibi? None n'iki bavuga ko kibitera? Bavuga ko ari ihindagurika ry'ibihe. Siyanse ishaka gusobanura impamvu z'ibyo byose. Ibimenyetso dufite imbere yacu bitubwira ko kuza k'umwana w'Imana kwegereje, bishakirwa indi mpamvu itari iy'ukuri ituma bibaho. Abantu ntibashobora kubona marayika wihangana abwira abamarayika 4 ati ntimubabaze isi tutaramara gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana. Ariko igihe Imana izategeka abamarayika bayo kurekura imiyaga, hazabaho ibihe bishishana, nta karamu yabasha kubishushanya cyangwa kubyandika. Mushobora gutekereza ibikomeye bizabaho, ariko bizaba ari ibintu bibi cyane. Uburyo bwose bagerageza gukemura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, ibintu bizakomeza kuba bibi cyane, kuko byavuzwe mu ijambo ry'Imana. None ni iki Satani ashaka gukora mu minsi iheruka yifashishije ibiza? Kuko ab'isi baravuga bati hari ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, maze abanyembaraga bo mu isi bakavuga bati mureke twihuze kugira ngo ibyo biza biveho. Ariko se ku iherezo biragenda bite? Umugambi wa Satani ni uko ashaka kuvanaho abantu b'Imana bakurikiza amategeko y'Imana nk'uko byabaye mu gihe cya Eliya. Mwite ku magambo ari mu ntambara ikomeye page 414. Satani nanone akorera no mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Yigishije, uwo ni Satani, yigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri ku burepfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Yarari ku mwero w'ubutaka maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho, ahumanya umwuka wo mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi kandi ari nako birimbura. Uko niko yabihanuye. Mbese turimo turabibona bisohora uyu munsi? Ndabinginze mu byizere. Noneho yavuze ko biboneka muri Yesaya igice cya 24. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amategeko ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo, ariryo Sabato. Noneho arakomeza avuga ngo bishe amategeko kandi bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Noneho ngo kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Ubupapa ntabwo bugaragaza yuko hakenewe gukemuka ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe gusa, ahubwo baravuga bati hagomba kuvaho n'ubukene. Ikibazo cy'ubukene nacyo kigomba gukemuka, kandi imiryango nayo ikibazo cyayo kigakemuka. Ubwo ni ibibazo bitatu: ihindagurika ry'ibihe, ubukene ndetse n'ikibazo cy'imiryango. Ubupapa bukavuga bati ibyo bintu byose bikeneye gukemuka, maze imigambi y'isi n'iy'itorero ubu ngubu birasa. Ndashaka kubabwira ikintu cy'ingenzi.
does not believe ubupapa ntabwo bwizera ko in the second coming of Jesus Christ as the great hope. Yesu Kristo kugaruka kwe ari ibyiringiro by'abatuye isi. None reka mbabaze, ni ryari mwigeze mwumva yaba Yohani Pawulo wa kabiri, Benedikito wa 16 cyangwa Francis wa mbere bagaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo nk'ibyiringiro by'uyu mubumbe? Nta na rimwe. Kuko uburyo Kiliziya Gatolika ibona ibihe biheruka bitandukanye n'ibyo birayigisha. Kuko icyo bizera kihera mu gihe cya Saint Augustine cyangwa se Mutagatifu Augustine, ni mu mwaka wa 400 rwose mbere, mu ntangiriro z'ikinyagihumbi cya mbere, yanditse igitabo cyitwa The City of God, The City of God, maze avuga ko umugambi w'Imana ari uko mu isi hagomba kubaho ubwami rusange mu isi, aho Kiliziya Gatolika igomba kubikoresha abami bo mu isi gutegeka sosiyete ibigomba gukorwa. Iyo usomye inyandiko za Saint Augustine ubona ko ibuye ryo muri Daniyeli 2 ridashushanya kugaruka kwa Yesu Kristo, ahubwo ibuye ryo muri Daniyeli 2 rishushanya ubupapa bwo muri Kiliziya Gatolika y'i Roma bukorera mu bayobozi ba politike bo mu isi kugira ngo habeho amahoro mu isi yose. None ninde ugomba kuba ari inyuma yo gushyirwaho ndetse no guhatirwa amategeko? Ni uko Kiliziya Gatolika y'i Roma ari igomba kubitegeka abantu bose ikigomba gukorwa kugira ngo haboneke amahoro. Ndashaka kugira ibyo mbasomera bituruka mu bitekerezo bya Kiliziya Gatolika, muraza gutangara cyane. Kandi bavuga ko kubw'uburenganzira bahawe n'Imana bagomba gutegeka abami bo mu isi maze bagakora ibyo Kiliziya Gatolika ibategetse. Saint Augustine, ariko reka mvuga icyavuzwe na Saint Thomas Aquinas page y'ijana mu gitabo The Political Ideas of Saint Thomas Aquinas page y'ijana. Yaranditse ngo mu rwego rwo kugira ngo iby'umwuka bitaba iby'igihe gito cyangwa se bizarambe, umurimo w'ubu bwami bwa roho, ntiwahawe abami ahubwo wahawe abapadiri, cyane cyane ubaruta bose, umusimbura wa Petero uri mu cyimbo cya Kristo, Papa w'i Roma, uw'abami bose bo mu isi bagomba gukorera nk'uko bakorera umwami wacu Yezu. Abo bose bitaye ku murimo w'ubuhuza buheruka bagomba gukorera uwo wita ku iherezo ry'ibintu byose, kandi iryo herezo rikaba rishingiye ku itegeko rye. Ubwo rero navuga ko Kiliziya ikeneye gutegeka za leta kugira ngo habeho leta y'amahoro mu isi yose. John Robbins mu gitabo cye Ecclesiastical Megalomania page 31 avuga ibintu bitangaje kandi bigaragaza n'ukuntu ubuprotestanti bugomba gufatanya na Kiliziya Gatolika kugera ku migambi ya Kiliziya. Yararimo avuga ku bya Council of Trent cyangwa se inama y'i Trent. Mwese murayizi, niyo nama ya mbere yabaye ndende cyane, yahereye mu 1545 igeza mu 1563. Batangajemo byinshi rero, kandi ibingibi ni bimwe mu byo batangaje, ngo ubwami bwose bw'igihe gito nubwe uwo ni Papa bavuga, ubutware, gufata ibyemezo, kandi guverinoma yose yo ku isi niye nk'uko yabiherewe uburenganzira n'Imana. Abayobozi bose bo mu isi ni abagaragu be kandi bagomba kumwiyegurira. Ubwo ibi ni byo Kiliziya ubwayo yitangariza yuko abami bose bagomba gukorera Papa. Papa Pio wa 11 muri lettre encyclique ye cyangwa se encyclicoleta yise Quadragesimo Anno yasohotse ku wa 15 Gicurasi cya 1931 paragrafu ya 41 yagize ati: "Ryahambere wa 13 yasobanuye neza rigomba gutangira gukurikizwa hano guhera ubu." Yavuze ko muri twe abapapa harimo uburenganzira n'inshingano zo gutangaza mu butware bw'ikirenga ibireba abantu byo mu mibereho yabo
no mu bukungu. Ubwo rero icyo papa avuga hano ni uko avuga ko ubutware bwabo bw'ikirenga bugomba gutangazwa ku bijyanye n'imibanire ndetse n'ubukungu, maze abantu bose bakabyitaho kandi bakabikurikiza, harimo n'abami bo mu isi batishingikiriza ku Mana bagahita bavuga bati nuko bimeze, aho bashobora no guhuza ubukungu nk'uko biba muri sosiyalizme igihe papa bitegetse. Muri encyclique yise Pacem in Terris yo mu cya 1963, Papa Yohani Paul wa kabiri yagize ati kuri paji 121, kubw'uko abantu bose bahurizwa hamwe kubw'impamvu y'inkomoko imwe yabo, kubwo gucungurwa kwabo na Kristo ndetse n'umuhamagaro wabo ndengakamere, bahamagarirwa gukora umuryango umwe. Mu rwandiko rwiswe Mater et Magistra twahamagariye ibihugu byateye imbere mu bukungu gufasha ibikiri mu nzira y'iterambere. Ubwo rero haragarura cya gitekerezo cyo gufata ubukungu bw'ibihugu runaka byakize maze bikora cyane, ugafata ubutunzi bwabo ukabiha abadafite. Ibi byarageragejwe muri Cuba ndetse vuba cyane byageragejwe no muri Venezuela, aho bavuga ko umuntu wese agomba kugira icyo abona, ariko ntibivuze ko abantu bose banganya, ahubwo bivuze ko umukene wese agomba kugira umuntu ushobora kumufasha. Ndashaka kubasomera n'ibyo mu nama ya Vatikani ya kabiri yo mu cya 1965 yatangaje ibi bikurikira: ni inshingano yacu igaragara neza rero gutera imbaraga zose gukora aho intambara zose zigomba gucibwa n'amasezerano mpuzamahanga. Ubwo igitekerezo ni uko intambara zigomba guhagarikwa n'amasezerano mpuzamahanga ahuriweho n'ibihugu byose. Iyi ntego mu buryo budashidikanywaho ikeneye ko hashyirwaho ubutegetsi rusange bwemerwa n'abantu bose, kandi bukaba bugendereye kurinda bose umutekano, kurinda ubutabera ndetse no kubaha uburenganzira. None ubwo butware bugomba kuba ubwande, ubwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Muri Vatican Council cyangwa se inama ya Vatikani ya kabiri nanone bakomeje kuvuga ngo ikindi kandi kubera ko mu muhamagaro w'umurimo wa Kiliziya hibuhaye ku muco runaka w'abantu bamwe cyangwa ku miyoborere ya politike, ubukungu cyangwa imibereho, ahubwo Kiliziya Gatolika y'i Roma mu kuba gikwira ni urwego ruri hagati ya kominote z'abantu ndetse n'ibihugu, bitewe n'uko bayemereye uburenganzira bwo gusohoza imigambi yayo. Mu yandi magambo baravuga bati mutwizere tuzabikora. Niko bavuga. Papa Paulo wa gatandatu muri encyclique leta yise Populorum Progressio yo mu cya 1967 paje 78 yaranditse ati ubu bufatanye mpuzamahanga ku rwego rw'isi yose bukeneye ibigo bizategura, bigahuza kandi bikabuyobora kugeza ubwo ku iherezo hazashyirwaho itegeko ry'ubutabera kandi rikemerwa hose. None niba utabona ko hakenewe gushyirwaho ubutegetsi bw'isi yose bushoboye gukora neza mu bucamanza no mu bya politiki, mu yandi magambo bw'igitekerezo ni uko hagomba kubaho ubutegetsi butegerejwe abaturage buyoboye isi yose. Mbese mwigeze mwumva ibya Malachi Martin, umujesuiti w'umupadiri wavuze ibintu bikomeye cyane kandi yanditse igitabo cyitwa The Keys of This Blood? Ndashaka kubasomera bimwe mu byo yavuze, kandi nzi ko abajesuiti bakunze ibyo yanditse kubera yuko ibyo yanditse uyu munsi birimo bisohorezwa imbere y'amaso yacu. Yasobanuye ibintu byinshi abishyira ahagaragara, kandi ndashaka kugira ibyo mbasomera. Yohani Paulo muri icyo gitabo The Keys of This Blood kuri paji ya 17 yaranditse ngo Yohani Paulo niwe wari umuyobozi w'abanyabubasha batatu bakomeye kandi bafite inararibonye
bateguye gushyira iherezo kuri sisiteme za politiki zo mu isi zayoboye sosiyete z'abantu mu myaka isaga igihumbi. Mu yandi magambo, bw'igihugu igihari cy'igitekerezo ni uko kuba igihugu cyose cyaragiye cyigenga buri ukwacyo bigomba gushyirwaho iherezo. Ngo ntitwaba dukabije tuvuze ko impamvu yo gutorwa kwa Papa Yohani Pawulo nk'uko biri mu ngengamikorere ze, ingamba z'umunsi ku munsi ndetse n'umwaka ku mwaka, iyo mpamvu yo gutorwa kwe rero ni ukugira ngo agere ku byavuzwe haruguru cyangwa se atsinde irushanwa. Ubukapitalizme bwari buhagarariwe cyane n'aho ubuprotestani buganje, ndetse na Kiliziya Gatolika n'ubukomunizme ari bwo bugereranywa n'ab'isi. Nanone hano muri icyo gitabo nanone ku mapaje aheruka baranditse ngo muri iki gitabo gishya umwanditsi wacyo Marakayi Maritini ahishura inkuru itaravuzwe yari yihishe inyuma y'uruhare rwa Vatikani mu gusenyuka kw'icyiswe Iron Curtain, ndetse na Papa Yohani Pawulo wa kabiri wateguye uburyo butatu bw'ibirimo bibaho mu mbaraga eshatu zo mu isi. Ubumwe bw'Abasoviyete bwayobowe na Mikhail Gorbachev, ibihugu by'ibikapitalisite byo mu burengerazuba, ndetse na Kiliziya Gatolika gikwira ya Papa ubwe, bose bagafatanya gushyiraho, kurinda ndetse no kugenzura guverinoma imwe y'isi yose yigeze kubaho hano ku isi. Ngo bose bagafatanya gushyiraho, kurinda ndetse no kugenzura guverinoma imwe y'isi yose yigeze kubaho hano ku isi. None ubwo ni iki bagendereye? Barimo baharanira, barimo baribaza uzashobora gushyiraho guverinoma imwe y'isi ndetse akayiyobora. Hano hari ikindi bakomeje bavuga, nk'uko bigaragara imigambi y'ijuru kandi mishya, igishushanyo cy'Imana cy'ubutegetsi bw'isi nshya, ubu bwaratangiye, kandi Papa Yohani Pawulo wa kabiri yaharaniye kugera mu kinyagihumbi kirenze iby'ububanyi n'amahanga, ahubwo yabaye kandi akomeje kuba umukozi w'ikirenzi, ibyo aricyo Grand Design. Mbese Grand Design muzi icyo ari cyo? Grand Design bisobanuye gushyiraho ubwami bw'Imana hano ku isi, maze itorero cyangwa se Kiliziya Gatolika rikayoborera mu mareta binyuze mu mategeko ahuriweho n'isi yose, kandi isi yose ikagira imigambi imwe, kandi isi yose igasenga ku cyumweru. Nanone yakomeje avuga ngo iryo hangana, yaravuze ngo hari ihuriro rimwe risangiwe n'abo bake bo batatu bo mu isi. Buri wese afite mu bitekerezo igishushanyo gikomeye cya guverinoma y'isi cyangwa se Grand Design. Akomeza avuga ngo ubukeba bwabo mu bubanyi n'amahanga cyangwa se gushaka kuyobora isi no gushyiraho leta imwe y'isi no kuyigenzura, ngo ubwo rero bishingiye ku kwibaza uwo muri abo batatu uzashobora gushyiraho no kugenzura sisiteme y'isi yose, igomba kuzarimbura sisiteme z'ibihugu ubwabyo zirimo zikendera. Noneho kuri paje 16 yaravuze ngo iryo hangano riramutse ryemejwe, isi n'ibirimo byose, inzira z'imibereho yacu nk'abantu ndetse nk'abaturage nk'ibihugu, imiryango yacu, akazi kacu, ubucuruzi bwacu, uburyo bw'ubucuruzi, amashuri yacu akoresha, amadini yacu n'umuco wacu, amafaranga yacu, ndetse yewe n'ibituranga nk'abenegihugu runaka, ibyo benshi muri twe batahaye agaciro bikwiriye byose mu buryo bukomeye, batahaye agaciro gakwiriye byose mu buryo bukomeye, bizahindurwa by'iteka. Nta muntu n'umwe utazagerwaho n'ingaruka zabyo, nta na kimwe cyo mu buzima bwacu kitazakorwaho, nta muntu n'umwe uzi iby'iyi migambi uyobowe ko umwe muri bo ari we wenyine ushobora gutsinda. Kandi ubwo ni ubupapa, ntabwo ari Amerika,
cyangwa se abasoviyete, ahubwo ni kiliziya gatolika y'i Roma n'ubupapa. No kuri paji 15 na 16 yavuze ikindi kintu, aravuga ngo nk'uko igihe kizabyerekana abo muri twe bari munsi y'imyaka 70, yarimo yandika ahagana mu cya 1990, ngo nk'uko igihe kizabyerekana abo muri twe bari munsi y'imyaka 70 bazabona ubutegetsi bwa guverinoma imwe y'isi bushyirwaho. Arimo aravuga guverinoma y'isi yose. Which is the Roman Catholic papacy. Let me read you a couple of statements from Benedict XVI. Ibi yabivuga mu cya 1990 mu by'ukuri. Wanting to resign. The idea was that a Jesuit pope needed to be in place. Kwegura kwa Benedicto kwari gushingiye ku kuba bari bakeneye ko umupapa w'umujesuita ari we wagomba kujya kuyobora Vatikani. Kandi ndashaka kubasomera muri lettre encyclique ya Papa Benedicto wa 16 yise Caritas in Veritate section ya 7, yagize ati ibikorwa bya muntu mu isi iyo biyobowe n'urukundo bigira uruhare mu kubaka umurwa uhuriweho w'Imana, ariyo ntsinzi y'umuryango w'abantu mu mateka yose. Ariyo ntsinzi y'umuryango w'abantu mu mateka yose. None ubwo dukurikije ibyo avuga, ni iyihe ntego y'umuryango w'abantu mu mateka y'isi? Ngo ni ukuba hariho guverinoma mu isi ikorera mu rukundo, kandi twebwe mu by'ukuri twizera yuko ari ukugaruka kwa Yesu Kristo. Noneho hano yakomeje kuvuga ikindi kintu, ngo muri sosiyete zigikomeje gutera imbere icyiza rusange, the common good, ndetse n'umuhati mu kukigeraho bireba umuryango wose w'abantu. Bishatse kuvuga ko kominote cyangwa se ihuriro ry'abantu ndetse n'ibihugu byose birebwa no gushyiraho umurwa mu isi urimo ubumwe, amahoro, maze ku rwego runaka tukabona ubwami bw'Imana butazavaho. Biratangaje cyane, ariko ibi ntabwo aribyo Bibiliya yigisha. Muri iyo encyclique nanone yaranditse aravuga ibintu biteye ubwoba, aravuga ngo igikenewe cyihutirwa n'ubuyobozi bw'ukuri bwa politike y'isi nk'uko uwambanjirije uhawe umugisha Yohani wa 23 yabivuze mu myaka yashize. Ubwo buyobozi bukeneye kwemezwa n'amategeko kugira ngo bugenzure amahame y'ubufatanye no gusaranganya. Gusaranganya bivuze yuko hagomba kubaho ubutunzi bw'umuntu umwe yari afite maze bukagabanywa abantu benshi. Nzi ko ibi ngibi namaze kubisoma, ariko reka nongere mbisome. Ngo muri sosiyete zigikomeje gutera imbere icyiza rusange cyangwa se the common good ndetse n'umuhati mu kukigeraho bireba umuryango wose w'abantu. Bishatse kuvuga ko kominote cyangwa se ihuriro ry'abantu ndetse n'ibihugu byose birebwa no gushyiraho umurwa mu isi urimo ubumwe, amahoro, maze ku rwego runaka tukabona ubwami bw'Imana butazavaho. Ibyo rero nibyo yavugaga mugenzi we Yohani Pawulo wa 23 yari yavuze. Noneho ngo mu gushaka no gushyiraho icyiza rusange ndetse no guharanira kurinda iterambere ry'inyokomuntu bikorewe mu rukundo no mu kuri, ikindi kandi ubwo buyobozi buzakenera kuba buhuriweho kandi burinzwe n'imbaraga ikomeye kugira ngo bose bagire amahoro, habeho ubutabera kandi uburenganzira bwubahwe. Ni amagambo akomeye cyane kandi atangaje. Ndashaka kubasomera ayandi magambo makeya ari muri Compendium of Catholic Social Doctrine. Igizwe n'amapaje nk'igihumbi, igizwe na santimetero zisaga 12 wenda, kandi mfite kopi yacyo mu biro byanjye. Kuri section 167 hagaragaza iby'inyigisho za sociale cyangwa se kuby'imibanire cyangwa se imibereho y'abantu nk'uko Kiliziya Gatolika izigisha. Kuri section ya 167 haravuga ngo icyiza rusange rero kireba buri wese muri sosiyete. Mbese muri gukurikirana icyo bari bavuga, nta muntu n'umwe wemerewe kudafatanya n'abandi
hakurikijwe ibyo buri muntu wese ashoboye mu buryo bwo kukigeraho no kugiteza imbere. Ubwo ni icyiza rusange cyangwa se common good nk'uko barimo babyita. Bavuga yuko niba ufite ibintu byinshi maze mugenzi wawe akaba ntabyo afite, ugomba kubisangira nawe, nyamara wabyanga guverinoma ikaba yaza ikanabikwambura nawe ikamuha. Byarageragejwe muri Venezuela. Hano hari ikindi bavuze kuri section 173 ya compendium, ngo niba ari ukuri ko buri wese yavukanye uburenganzira bwo gukoresha ibintu byo ku isi, ni n'ukuri ko mu rwego rwo kugenzura niba ubwo burenganzira busaranganywa mu buryo bungana, ngo yuko nta muntu ugomba kugira byinshi nyamara mugenzi we atagize ibyo afite. Nanone kasubiremo, ngo niba ari ukuri ko buri wese yavukanye uburenganzira bwo gukoresha ibintu byo ku isi, ni n'ukuri ko mu rwego rwo kugenzura niba ubwo burenganzira busaranganywa mu buryo bungana, inzego zibigenzura kandi zemewe n'amategeko zirakenewe. Inzego zemerejwe mu masezerano y'igihugu ndetse n'amasezerano mpuzamahanga no mu butabera bugomba guca imanza niba ubwo burenganzira bukurikizwa. Section 177 iravuga ngo imigenzo ya Gikristo ntiyigeze yemera uburenganzira bwo kwigwizaho umutungo nk'ubutavogerwa, ahubwo ibiramambu buri gihe iyo migenzo yemeraga ubwo burenganzira ibusobanukirwa mu rwego rw'uburenganzira rusange ku bantu bose ko bagomba gukoresha imitungo yo mu byaremwe byose. Iyo niyo subsidiarity cyangwa se isaranganya. Uburenganzira bwo kwigwizaho bwungirije uburenganzira bwo gukoresha ibintu mu buryo rusange, kandi muri ubwo buryo imitungo bivuze ko ari iya buri wese. Ikindi kandi inyigisho za Kiliziya ku mibereho zihamagarira abantu kwemera umumaro w'imibanire mu buryo bw'uko ibyo umuntu atunze ku giti cye agomba kumenya aho bihuriye n'icyiza rusange. Mu buryo buhuriweho, icyerekezo cy'umutungo gishyiraho ibyangombwa bisabwa ku buryo imitungo ikoreshwa na ba nyirayo babyemerewe n'amategeko. Kuri icyo hari inshingano ku ruhande rwa ba nyiri ibintu kutemerera ibyo bintu gupfa ubusa, ahubwo bakabibyaza umusaruro ndetse yewe no kubyihera abandi babikeneye kandi bashoboye kubibyaza umusaruro. Ni nk'ibyabaye muri Venezuela, maze abantu bakamburwa ibintu kuko ngo bitakoreshwaga, guverinoma ikabifata, yafashe ubutaka bw'abantu bari bafite ubutaka batabukoresha maze babuha abakene kugira ngo babuhinge. Maze abo bantu b'abakene ikibazo cyari gihari no ko batari bazi n'ibyo guhinga, ubwo kugeza n'uyu munsi baracyabufite ariko nabo ntabwo babukoresha. Noneho ndashaka kugira ikindi kintu mbasomera, ngo ubwenge na tekinoloji bishya bigomba gukoreshwa mu murimo w'ibikenewe by'ibanze na mwene muntu. Turacyasoma muri cya gitabo, maze umurage rusange w'inyokomuntu ukiyongera. Ubwo rero kugira ngo ihame ry'umurage rusange rishobore gushyirwa mu bikorwa, hagomba kugira igikorwa ku rwego mpuzamahanga kandi hagategurwa porogaramu ku ruhande rw'ibihugu byose. Bavuga ko ibihugu byose nubwo bigomba kwihuza kugira ngo habeho icyiza rusange. Reka nsome n'iki ngiki gitangaje, ngo kubera ko bikubiye mu byo Kiliziya igomba kwigisha ku myitwarire, inyigisho Kiliziya yigisha ku mibanire zinganya agaciro n'ububasha n'inyigisho yigisha ku myitwarire. Magisterium y'ukuri kandi yizewe niyo isaba abemera bose gukomeza izo nyigisho. Mu gihe twerekeza ku musozo, ndashaka kubasomera n'andi magambo yanditswe mu gitabo cyanditswe na John Robbins kuri page 195 cyitwa Ecclesiastical Megalomania. Yavuze iki imigambi y'ubupapa aricyo, kandi John Robbins ntabwo ari umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ahubwo ni umureforme nawe w'umugorozi kandi usobanukiwe n'ibirimo bibaho muri iyi minsi. Ubyitegereza yaranditse kuri iyo page 195 avuga ngo Kiliziya Gatolika ntiyatezutse gukomeza kwiringira
kongera gushyiraho. Ubwo kongera gushyiraho bivuze iki? Bivuze ko ubwo igomba kuba yarabihoranye ikaza kubitakaza. Nanone ngo Kiliziya Gatolika ntiyatezutse gukomeza kwiringira kongera gushyiraho ubumwe bw'itorero na leta bwo mu myaka y'umwijima. Hakabaho leta y'isi n'idini y'isi maze ikabitsinza igitego. Leta ya Kiliziya ya Roma igizwe n'ibintu bibiri bidasa: inyamaswa y'itorero ndetse n'ububasha mu bya politike. Muri politike yayo irakandamiza kandi ntiyegereza ubuyobozi abaturage, kandi igihe cyose yagiye ibona amahirwe yo gushyira mu bikorwa amahame yayo, ingaruka zabaga kumena amaraso. Iyo mu myaka 30 ya nyuma iza kuba yaragabanyije agahato kayo k'imbaraga maze ikica abantu bake kuruta mbere, iryo hinduka ryo mu myitwarire ntiryari kuba ritewe n'uko imitekerereze yayo yahindutse, ahubwo ni uguhinduka kubw'ibyaba bibayeho kugira ngo ikomeze gukorera muri za guverinoma zitishingikiriza ku Mana ziyibere ukuboko. Noneho yarakomeje ngo leta ya Kiliziya Gatolika y'i Roma mu kinyejana cya 20 ni leta irimo ikiruruguma rwica. Nimara kongera kubona imbaraga yari yaratakaje hamwe n'ububasha mu buryo bwuzuye, izashyiraho amategeko y'ubugome atarigeze abaho ku mubumbe, kandi urwo ruguma rwica ruzakira. Biratangaje. Yarakomeje kuri paje 187 muri icyo gitabo arandika ngo icyo Kiliziya Gatolika y'i Roma ikaba na leta yagezeho mu buryo bworoheje mu myaka y'umwijima nicyo ishaka kugeraho ku rwego rw'isi yose noneho mu kinyagihumbi kiri imbere. Ibi yabyandikaga mu mpera z'ikinyejana cya 20. Abantu muzi ko baba bashaka kwihuza na leta ndetse no kubonwa neza nayo, ndetse no mu Badivantiste munsi wa 7 baravuga bati mureke ubutumwa runaka Kiliziya Gatolika muyireke ntimuyivugeho, ntimuvuge ku Protestant bwaguye, ati kuko byaba ari gushyoma. Ariko iminsi iraje bagenzi aho tugomba kuvuga maze tukabonwa nk'abafungamutwe, nk'abaterabwoba. Abadivantiste rero bahita bavuga bati duharanira umudendezo w'umutimanama ndetse no kubaha imyizerere ya buri dini ryose. Ariko igihe kiraje ubwo abizera ijambo ry'Imana ry'ukuri bazafatwa nk'abaterabwoba, nk'abafungamutwe. Ndashaka kubasomera ayandi magambo aboneka mu mwuka w'ubuhanuzi avuga uko Abadivantiste bagomba gufatwa. Review and Herald yo kuwa 9 Mutarama 1894 haranditswe ngo hari benshi mu itorero imitima yabo itekereza iby'isi bisa, ariko Imana ihamagarira abavuga ko bizera ukuri kuzima kugira imico irenze iy'amadini. Ubwo ni ukuri kw'iki gihe. Ibahamagarira kugira imico irenze iy'amadini yabaye igikwira uyu munsi. Mbese ni hehe hari ukwiyanga? Mbese ni hehe hari ukwikorera umusaraba uwo Kristo yavuze ko ugomba kuranga abayoboke be? Impamvu tutigeze duhindura abatizera bo muri bene wacu no mu batuzengurutse ni uko tutigeze tugaragaza itandukaniro hagati y'ibikorwa byacu n'iby'ab'isi. Ababyeyi bakeneye gukanguka maze bakeresha imitima yabo kumvira ukuri mu buzima bwo mu ngo zabo. Turamutse tugeze ku rugero Imana ishaka ko tugeraho, isi yabona Abadivantiste b'umunsi wa 7 nk'abantu badasanzwe, bake kandi batsimbarana cyane, tugahinduka ibishungero mu isi n'imbere y'abamarayika n'imbere y'abantu. Mu Rwanda rw'Abakorinto 4:9 niko havuga. Reka nsome no mu ntambara ikomeye paje 425 haranditswe ngo kugeza n'ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa 3 bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba basanzwe. Ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabangamira umudendezo mu by'idini, leta n'itorero byifatanyiriza hamwe kurenganya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro. Byakomeje kuvuga ko nta na rimwe icyo gihugu kizigera gihakana ko uko cyahoze kuva kera ko kizakomeza kuba ku isonga ryo guharanira umudendezo mu by'idini.
ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche rizahungabanya ahantu hose, ibyo abantu benshi bashidikanyije igihe kirekire kandi bakanga kubyizera bizaba nk'ibibasatiriye, maze ubuhanuzi bwo mu butumwa bwa marayika wa gatatu bugira ingaruka butigeze kugira mbere hose. Maranta paje 27 ngo isi yose igiye kurakarira bikomeye abadivantizi umunsi wa karindwi kuko batazemera kunamira ubupapa mu kubaha icyumweru ikimenyetso cy'ubutware bwa antikristo. Ni umugambi wa Satani kubatera kurimburwa mu isi kugira ngo isumbwe rye mu isi litagirwa impaka. Ibyahishuriwe 13:3 haravuga ngo abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Turimo turabibona uyu munsi, ariko se abantu b'Imana byo bimeze bite? Yesu yavuze ku bigishwa baravuga ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atari abisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubwo rero kuba uyu munsi abantu bose bakunze ubupapa bigomba kudukangura, kuko Yesu yavuze yuko itorero ry'Imana ry'ukuri ritazakundwa kuko ritandukanye n'isi. Imana irahamagara abadivantizi umunsi wa karindwi kugira ngo bitandukanye n'isi. Ntabwo ari ukuva mu isi kuko turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi. Mu yandi magambo, imitekerereze y'isi ntabwo igomba kuba imitekerereze y'abadivantizi umunsi wa karindwi. Igihe cyacu n'imbaraga zacu zose n'amafaranga byose bigomba gushorwa mu murimo w'Imana kugira ngo tugaragaze yuko urugo rwacu n'ubwenegihugu bwacu ari mu ijuru atari hano mu isi, kuko iyi si irimo irashira kandi izakomeza gushira, kandi igiye kugera mu gihe hazaba hakenewe uburinzi bwonyine bw'Imana izaza kurinda abantu bayo mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Reka rero dufate umwanzuro wo kwiyegurira Imana byuzuye, twiyegurire Yesu Kristo ndetse n'ubwami bwe. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, tugushimiye ko tweretse ibi bintu mu buhanuzi bwa Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi. Data, turashaka kuba abantu bahamisha isi, bayihanisha kandi bayimurikira, bayibwiriza. Ntidushaka gufatanya n'umwuka w'iyi si. Data, ndasaba ko weza imitima yacu n'ubwenge bwacu bigatandukanywa n'isi kugira ngo tube abera muri iyi minsi. Turagushimiye ko wabanye natwe kandi ko wumvise isengesho ryacu, kuko dusenze mu izina rya Yesu. Amen.